twumva amagambo ahari uko atubwira. Turasoma ku gice cyaho cya 21. Igice cya 21 ni ukuvuga tugiye kuganira ayo magambo y'umuntu Imana yagiriye neza, ariko ndashimira Imana ibyo yamuhaye. Mu yandi magambo aratubwiye ngo Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Niyo magambo tugiye kuganira. Kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Iyezereli. Yari afite uruzabibu Iyezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami wa Samariya. Tugeze ku murongo wa 2. Ahabu abwira Naboti ati uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo nzaguhe urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo kw'ifeza. Mwumve uwo muntu utari waranyuzwe. Aragiye yoheje Naboti ngo namuruzabibu rwe ngaramururuta ubwiza yofata urwo. Ararinda yavanga aramuha urusha ubwiza ngo yajana urwo ngurwo ngo cyangwa aramuha ifeza nk'ibiguzi byarwo. Tugeze ku murongo wa 3. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuko gakondo y'abasogokuruza banje. Ariko muribuka ko turugana amagambo atubwiye ngo mbese tuja tunyurwa n'ibyo Imana yaduhaye. Tugeze ku murongo wa 4. Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'Iyezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo ya sogokuruza wanje. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ivure. Mu yandi magambo cyangwa se mu kindi kinyarwanda aryama acuramye, yanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore wa Yezebeli araza aramubaza ati ni iki kiguteye agahinda kikakubuza kurya? Umurongo wa 6. Nawe aramusubiza ati nuko navuganye na Naboti w'Iyezereli ngamubwira ndi uruzabibu rwawe turugura ifeza, cyangwa washaka naguha urundi mu cyimbo cyarwo. Nawe akansubiza ati sinaguha uruzabibu rwanje. Tugeze ku murongo wa 7. Umugore wa Yezebeli aramubwira ati dorere ndutegeka ubwami bwa Isirayeli, byuka ufungure ushira agahinda. Ninjye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli. Mbese mu yandi magambo umugore arabyiyemeje. Umugabo we yabinaniwe, none ati njyewe ndakwereka weho rya unywe wiyumvirire uzabura reba ibyo nzakora. Tugeze ku murongo wa 8. Ahera ko yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatanisha ikimenyetso cye, azoherereza abatwara b'imfura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeke abantu biyiriza ubusa, maze mushire Naboti imbere yabo. Imbere ye muhashira abagabo 2 b'ibigoryi. Abagabo 2 biki? Muhashira abagabo 2 b'ibigoryi bamushinje bati yatutse Imana n'umwami. Mbese mukurikije uko nabasomeye mwumvise hariho Naboti yigeze atukana? Oya, ariko ngo yatutse Imana n'umwami. Nuko muherera mu mujane muje kumutera amabuye mu mwice. Ubwo niyo gahunda bari bashyizeho, ariko ngo bari abagabo 2 b'ibigoryi. Ibigoryi rero ni ukutavuga ibyo birebeyeho, ahubwo bakavuga ibyo bababwiye. Mbese murabona ngo ubu ndi hano ndi kubwiririza ku meza, maze umuntu agahangana ngo mwese mugende murahamya ngo yari kubwiriza yicaye kuri moto. Hari moto muri kubona hano yemwe? Si ku meza ndi, ariko umuntu bakubwira ngo uvuge ko yari yicaye kuri moto ndaguhereza amafaranga 1,000. Nuko umuntu atireka da ibyo 1,000 sinabitsira, nje mareba namubonye ararambuye biriya, ariko yicaye no kuri moto. Icyo cyitwa iki? Kadukomeze twumve ko ijambo ry'Imana ritubwiye. Hajya kuba turi kujana tugeze ku murongo wa yego umurongo wa 10. Nuko ko Yezebeli ko yaboherereje bategeka abantu kwiriza ubusa, bashira Naboti imbere yabo. 13. Maze abagabo 2 b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere. Abagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati Naboti
naboti yatutse imana n'umwami. Uwo mwanya baramusumira bamuvana mu murwa bamutera amabuye. Bibiliya iratubwiye ngo bigenda bite? Arapfa. Kandi mu by'ukuri arapfuye utwe azize ubusa. Ariko ibyo byose ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo urabikoraga kwihorera, ariko nzabishyira ku murongo byose uko bigize ute, uko bikurikirana. Nuko ubundi bamutere amabuye bamwice. Hepfo baratubwiye ngo bahera ko batuma kuri Yezebeli ko Naboti bamuteye amabuye bakamwica. Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabu ati haguruka wende rwa ruzabibu rwa Naboti Yezebeli yangaga ko mugura ntakiriho, yagize ate? Yapfuye. Muri abanyeshuri beza muri kubikurikirana rwose, yapfuye. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye, arahaguruka aramanuka aja muri urwo ruzabibu rwa Naboti Yezebeli kuruzungura, kuko yari yamaze kugira ute? Gupfa. Muri gukurikira neza rwose, ariko nababwiye yuko ibyo dukora byose Imana ibiri kubirebesha amaso yayo. Ni ukuvuga ko ibyanditswe byera byakomeje biri kutubwira ngo ijuru rikimara kubireba katwumva icyo Imana yakoze. Hariya nanone mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 21 ku murongo wa 12 haratubwiye ngo ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'itishubi riti haguruka umanuke usanga Ahabu umwami w'Abisirayeli utuye i Samariya. Ubu uruzabibu rwa Naboti yagiye kuruzungura. Umubwira uti Uwiteka aravuze ngo nukurishe urazunguye. Maze umubwira uti umva uko Uwiteka avuga, ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Imana irarebaga yemwe uko twicarana twese. Imana iri kureba ibitekerezo byacu. Yego ni ukuri ijuru rirabireba atumva uramwishe, ariko ahimbwa zirigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Iby'Imana ivuze rero biratinda, ariko amaherezo bikagira bite? Bigasohora. Mureke mbabwire mu yandi magambo rero byabayeho. Haza kuba urugamba, Abisirayeli barwana n'Abasiriya. Haza kuboneka umwami witwa Yoshafati, injuti ya Ahabu. Igihe kiba kirageze rero, noneho haba imirwano. Ahabu aratekereza ati kandi rya jambo Uwiteka yavuze wabona ngo yakura urugamba. Agira ubwoba aravuga tumva rero uko byagenda kose hagiye kwiyoberanya. Bariyoberanya. Bamaze kwiyoberanya, uwitwa Yoshafati agaragara neza ko ari we mwami uri aho ngaho. Igihe bari ku rugamba rero, Yoshafati yari yambaye imyambaro ya cyami. Noneho za ngabo ziri kurwana nabo, ziri kurwanya Ahabu, zimwitegereje neza ziramwegera kugira ngo zimukure mu mwuka. Ariko bagiye kumwegera babona ingendo siye, uburebure subwe, ubugufi subwe, ati yewe ati uko byagenda kose uriya ntabwo ari Ahabu ahubwo uri Yoshafati. Muzasome Bibiliya batubwiye ngo barakimirana. Mu yandi magambo ndi bahita barekura imyambi n'amacumu ahubwo bagira gushidikanya, baramureka. Bamaze kumureka, umwe mu ngabo afata umuheto we arafora, arekura umwambi ngo ni Gwijana, atazi niyo mugiye. Kwa mwambi uragenda no kuri Ahabu aho amapantaro n'amakoti bihuriye ngo pa. Ibyuma arakenyeza hejuru no hepfo, kwa mwambi urakubita gukubitira mo hagati kubagurinjiye. Mbese mureke mbabwire dusa n'ababiganiye neza, kuri uriya murashi ko yararashe atazi yari kurasa, kandi Imana ikaba yari yabivuze kandi kitivuguruza. Harya mwabona ko uwo muntu yarashwe nande? Yarashwe nande? Imana niyo yakoze ibitangaza byayo kugira ngo itivuguruza. Ni ukuri mureke mbabwire, aho yari yicaye ngo amaraso yuzuye rya gare. Amaze kuzura rya gare, izuba ryagiye kurenga, bwa maraso bayamena aho ngaho,
uriya haba yamaze gupfa imbwa ziyarigata nguko Uwiteka yari yagize ute yabivuze. Umugore ati kabaye kandi niwo wari watanze iyo nama. Iyo dusomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 9 ku murongo wa 30 murasoma neza mugeze muhira, hari amagambo atwereka ukuriye umugore Yezebeli yari mu nzu yo hejuru ya etaje, maze bari barimo nabo baramuterura bamunyuza muri gama etaje bamunyuje mu dirisha, yageze hasi ibirenge umutwe igihimba birukwabyo imbwa zamuriye zamurangije. None ikibazo ngiye kubabaza, harya Ahabu na mugore we nubwo bakunze uruzayo rwa Naboti bakarumuziza, ikibazo kirabaza ngo harya urwabo bararuriye yemwe? Oya, mureke mbabwira akaga kaje kubamo abana bose bavutse kuri Yezebeli n'abuzukuru babo n'abuzukuruza babo, muzabisoma. Kiriya cyaha bakoze cyarabakongeye umuryango we wose bawicira ijoro rimwe. Mbese tunyurwa n'ibyo Imana yaduhaye? Urukundo ko barenda kindi basize kutanyurwa n'ibyo Imana yagize ute? Hari benshi rero baje bavuga ati burya abakire niko babaye, ntibashaka banyurwa n'ibyo bafite aho banagenda bari gukurikirana utwo bakene. Mureke mbabwire indirimbo y'114 iratubwiye ngo irembo ryugururiwe abashaka agakiza, abakire n'abakene ngo bose bagire bate barinyuremo. Itorero ry'Imana rigomba kuba iry'abakene ritari iry'abakire, kuko ibyanditswe byera bitwereka yuko mu gitondo cy'uruzuko ari abakire bubaha Imana ari n'abakene bubaha Imana, tuzahurira mu bwami bw'Imana. Ni ukuri mureke mbabwire, uriya yari umukire utaranyuzwe n'ibyo Imana yamuhaye. Mureke mwumve rero n'umukene nawe utaranyuzwe n'ibyo Imana yamuhaye. Umukene nawe utaranyuzwe n'ibyo Imana yamuhaye, ngiye gukoresha igitabo cyitwa Ngurange inzizi y'urugogi ku rupapuro rwaho rwa 41. Mwumve amagambo hari uko atubwiye. Hari amagambo atubwiye ngo icyitegererezo cy'inzunguzwa rimwe. Hariho umugabo w'umutindi nyakuja, akaba n'umuboshi w'ibirago. Yarakenye, yari umutindi nyakuja akaba n'umuboshi w'ibirago. Ni ukuri mureke mbabwire, buke yaje guca ubwatsi bwo kuboha ikirago, ageze mu gishanga amanika umuhoro gutema urukangaga. Ngaje kumva yumva akanyamaswa kamubwira kati uramenye utanyitendera dawe? Nyamugabo atesurinde, karamusubiza kati ndi inzunguzwa rimwe, unjunguje rimwe abona umugisha aratunga agatunganirwa, naho unjunguje kabiri aba yiterereje kabutindi ibyago bikamutaha. Aba yiterereje kabutindi, yego uriya kabutindi rero ngo impamvu yiswe kabutindi muja mwumva ngo si ibyago yawe nabyo ngo n'ibya kabutindi. Uriya kabutindi rero yafashe urugendo, nuko agera ahantu aravuga ngo bamucumbikire. Abandi tubese turagucumbikira, witwa nde? Ati nitwa kabutindi. Abandi atumva niryo zina ryawe ryonyine ndaho ryatuma undarira mu nzu. Aje ku nzu ya kabiri ati witwa nde? Ati nitwa kabutindi. Nabo baramuhakanira. Aje mu rugo rwa gatatu rero ari gushaka icumbi, ahageze icumbi baramuhaye, ariko abwira nyir'urugo atuva rero njyewe uyu muntu njumbikiye ntabwo ndaraga mu nzu ye, ahubwo nubakaga muye. Mu yandi magambo bashatse kubaka inzu muri salo. Ubwo rero bafashe ibiti afata n'ibyo bishabo babihuhaga vuba, maze mu minsi 3 yabyaratse nuko yabihumye. Kabutindi bigeze nyuma turi gusezera ndatashe, atari ko ngiye gutaha inzu yanje nzigana nitwitse. Undi aramubwira ati none nuyitwika kuratwika ni yanje. Ndaramubwira ati umva hagarara ku byawe nanjye ndahagarara ku byanje. Niyo mpamvu baje bavuga ngo wowe n'ibibazo ngo yahuye n'ibitaka butindi. Mwumve rero, ndiyarusha kuyaza rero, ahera ko aragaterura akazunguza rimwe, baranditse mu mwana wa Kigeli. Ngaje kwitegereza abona yavuye mu buhuzu yari yambaye imyambaro y'akataraboneka,
abona shagayo n'abagaragu arasanzamuka ageze imuhira asanga urugo rurahinda reka asabagara gusabaja mbese ibintu n'ibindi umwana w'umuhungu ajigije mu rugo rwa gitwara ibintu birahindutse byari umukara bibaye urutuku byari urutuku bibaye umweru mbese mu yandi magambo amahirwe arayabonye nijoro baryamye rero bari kuganiriye umutungo gwavuye nijoro baryamye atekereza umugore we icyazanye uwo mukiro wose amwiganira uko yavuganye na ka kanyamaswa nuko yakajunguje rimwe nyamugore byumvise yikoza mu rya nyenyeri ati hoshi wabaye igicucu iyo ukazunguza kabiri none ubaye umwami ndetse tugara tuvugira isigoma akamukuba yemwe ngo yabaye iki ngo yabaye igicucu yazunguza ingoma n'imishoboye biri guhogera mumeko rero ndawunanira umushuka ananira umuhana nyamugabo aremera ko buke yasubirayo none nawe yigira inama yo kukazunguza karindwi kandi umugore yari yamubwiye ngo kangahe none ngo kangahe ngo warakazunguza karindwi ngo niwo mwanzuro afite ngo imigisha none arushaho kugwira ubwo uretse n'ingoma hazaza n'ibindi ageze mu gishanga agiye kumanika umuhoro ngo ateme ubwatsi karongera ngo ni kakanyamaswa kamwihanangiriza ngo atagatema kamubwira amagambo ngame ya mbere arangara agaterura no mu kirere ngo wi akazunguza karindwi kandi umugore yari mu bwenge azunguze kangahe kabiri hepfo baranditse ngo bwabukire bwose mu bakara kaje he yisubirira kuri bwa butindi bwe yahoranye yigomwa cyo nguko uko banga kumvira Imana bihebukira bakigomwa imigisha bagenewe ndetse bakigomwa n'ubugingo budashira nukuri mureke babwire bene data n'abashiki bacu uko waba uri kose uzanyurwe n'ibyo Imana yaguhaye kunyurwa n'ibyo Imana yaguhaye ni byiza cyane mureke twumve mu Bafilipi uko watubwiye mu Bafilipi uko watubwiye Abafilipi turasoma igice cya 4 umurongo wa 10 hari amagambo Bibiliya iratubwiye ngo Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 10 Bibiliya iratubwiye ngo nishimiye cyane mu mwami wacu kuko none nubwo byatinze mwongeye kunzirikana icyo kora mwaranzirikanaga ariko mukabura uburyo ibyo simbivugiye yuko nakenaga kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo bite uko ndi kose nize kunyurwa n'iki ikintu cyitwa icyamba nicyo kizatugeza mu kaga umunsi umwe nari ndi mu rugendo nuko mbashe ishakoshi nari ngiye mu nama ariko urugendo nagombaga gukora rwari rw'amasaha 3 maze idayihatsu ibigezeho ingezeho rero ndambura ukuboko ndi kuyisaba njyane aho guhagarara avuza ihoni ariko mureke mbabwire guhagarika imodoka ikavuza ihoni mamuri kujana yemwe azaragenda nzigara mbabani mubikurikiranye nari mbabajwe n'ikiko maze ndababara nuko igihe maze kubabara rero ndongera ndagenda nuko ngiye urugendo rukya rw'iminota 5 maze mbona umuhungu uri kuri moto ya Jesi ati komera ziyeri nanjye ndeba rwose ati wakomeza imbere tugize neza cyane maze abantu biseho hari abahungu bagenda kuri moto ukagira ngo n'urupfundi bazikora ubapfuye maze abanyirukangana turashwirura pe maze mbona yadayihatsu turayifashe maze tuyifashe kwa guhana inzira ngo bari gutambuka nuko ndareba umushoferi nyuma ngiye kugera ahantu nagomba kururukira ya moto nyivaho nyirayo shifte aja mu bye nanjye njya mu byanje na nyiri modoka aja mu bye ariko ako kananyuramo ngo nanjye bayirwara kugira mureke mbabwire ijambo icamba ni ukuri cyo dusaba Imana Nyagasani tujye tunyurwa n'ibyo Imana yagize ute hepfo barakomeje ngo
nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose, nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari ugusonza, ari uguhaga, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Umurongo wa 13 uratubwiye ngo nzobozwa byose na Kristo imbaraga. Amen. Nzobozwa byose na Kristo mbiki imbaraga. Twageze muri Yesaya 46 twumva isomo rihari. Yesaya 46 mwumva isomo rihari rwose igihe tuzaba tunyuzwe n'ibyo Imana yaduhaye. Hari amagambo atubwiye ngo nimwumve manzu ya Yakobo mwe, namwe barokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese, abo nahetse mukiri mu nda, ngabaterura mukivuka, ngabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi z'uruyenzi ngibaheka. Nije waremye, nije uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajangiza. Ayo ni amagambo meza ahumuriza imitima yacu. Amagambo tugiye kurangirizaho Abaheburayo igice cya 10. Abaheburayo igice cya 10, murambure mwitonze rwose tuhagere. Abaheburayo igice cya 10 hari amagambo ngiye kurangirizaho. Abaheburayo igice cya 10 turasoma umurongo wa 37 tugeze 39. Hari amagambo atubwiye ngo haracyasigaye igihe kiguzi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanje ntuzamwishimira. 39 tubyumve neza. Ariko twebweho dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakire ubugingo bwacu. Imana itugire neza muri aya manywa, tunyurwe n'ibyo Imana yaduhaye vuba, maze mu minsi 3 yabyaratse nuko yabihumba. Kandi bigeze nyuma tubigusezera ndatashe, atari ko ngiye gutaha inzu yanje nzigana nitwitse. Undi aramubwira ati none nuyitwika kuratwika ni yanje. Ndaramubwira ati umva hagarara ku byawe, nanjye ndahagarara ku byanje. Niyo mpamvu baje bavuga ngo wowe n'ibibazo ngo yahuye n'itaka n'ikindi. Mwumvere ndiyarusha kuyaza rero, ahera ko aragaterura akazunguza rimwe, baranditse mu mwana wa Kigeli. Ngaje kwitegereza abona yavuye mu buhuzu yari yambaye imyambaro y'akataraboneka, abona ashagawe n'abagaragu, arazanzamuka, ageze imuhira asanga urugo rurahinda, reka asaba abagaragu usagaja, mbese ibintu n'ibindi. Umwana w'umuhungu ajigije mu rugo rwa gitwari, ibintu birahindutse, byari umukara bibaye urutuku, byari urutuku bibaye umweru. Mbese mu yandi magambo amahirwe arayabonye. Nijoro baryamye rero bari kuganira y'umutungo gwavuye. Nijoro baryamye atekereza umugore we icyazanye uwo mukiro wose, amwiganira uko yavuganye na kakanyamaswa, nuko yakajunguje rimwe. Nyamugore abyumvise yikoza mu bya nyenyeri ati hoshi, wabaye igicucu. Iyo ukazunguza kabiri none ubaye umwami, mbese tugana tuvugira isingoma. Akamukobwa yemwe ngo yabaye iki? Ngo yabaye igicucu. Yazunguza ingoma n'ibishoro biri guhogera. Mumbepo rero ndawunanira umushuka ananira umuhana. Nyamugabo aremera ko buke yasubirayo, none nawe yigira inama yo kukazunguza 7. Kandi mugore yari yamubwiye ngo kangahe, none ngo kangahe 7. Ngo arakazunguza 7, ubwo niwo mwanzuro afite. Ngo imigisha none arushaho kugwira, ubwo uretse n'ingoma hazaza n'ibindi. Ageze mu gishanga agiye kumanika umuhoro ngo ateme ubwatsi, karongera ngo ni kakanyamaswa kamwihanangiriza ngo atagatema, kamubwira amagambo ngamwe ya mbere, arangara agaterura no mu kirere ngo wi akazunguza 7 kose. Kandi umugore yari mu bwenge azunguza kangahe 2. Hepfo baranditse ngo bwabukire bwose mu bakarakaje he, yisubirira kuri bwa butindi bwe yahoranye, yigomwa atyo. Nguko uko banga kumvira Imana bihebukira, bakigomwa imigisha bagenewe, ndetse bakigomwa
n'ubugingo budashira. Nukuri mureke mbabwire bene data n'abashiki bacu uko waba uri kose uzanyurwe n'ibyo Imana yaguhaye. Kunyurwa n'ibyo Imana yaguhaye ni byiza cyane. Mureke twumve mu Bafilipi uko Ndiyarusha kuyaza rero ahera ko aragaterura akazunguza rimwe baranditse mu mwana wa Kigeli. Ngaje kwitegereza abona yavuye mu buhuzu yari yambaye imyambaro y'akataraboneka, abona ashagawe n'abagaragu, arazanzamuka ageze imuhira asanga urugo rurahinda, reka asabagara gusabaja mbese ibintu n'ibindi. Umwana w'umuhungu ajigije mu rugo rwa gitwara, ibintu birahindutse, byari umukara bibaye urutuku, byari urutuku bibaye umweru. Mbese mu yandi magambo amahirwe arayabonye. Nijoro baryamye rero bari kuganiriye umutungo gwavuye. Nijoro baryamye atekereza umugore we icyazanye uwo mukiro wose, amwiganira uko yavuganye na ka kanyamaswa nuko yakajunguje rimwe. Nyamugore abyumvise yikoza mu rya nyenyeri ati hoshi wabaye igicucu, iyo ukazunguza kabiri none ubaye umwami, reka tugara tuvugiriza ingoma. Akamukobwa yemwe ngo yabaye iki, ngo yabaye igicucu yazunguza ingoma n'imishoboye biri guhogera. Mumeko rero ndawunanira umushuka ananira umuhana. Nyamugabo aremera ko buke yasubirayo, none nawe yigira inama yo kukazunguza karindwi. Kandi umugore yari yamubwiye ngo kangahe, none ngo kangahe, ngo warakazunguza karindwi. Ubwo niwo mwanzuro afite ngo imigisha none arushaho kugwira, ubwo uretse n'ingoma hazaza n'ibindi. Ageze mu gishanga agiye kumanika umuhoro ngo ateme ubwatsi, karongera ngo ni kakanyamaswa kamwihanangiriza ngo atagateme, kamubwira amagambo ngame ya mbere, arangara agaterura no mu kirere ngo wi akazunguza karindwi ko. Kandi umugore yari mu bwenge azunguze kangahe, kabiri. Hepfo baranditse ngo bwabukire bwose mu bakara kaje he, yisubirira kuri bwa butindi bwe yahoranye,